reka nongere mbasuhuze mwese mukomeje gukurikira Rwa Kigali muri aka kanya, reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mwaba mudukurikiye muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero turagarutse n'ibiganiro byacu, ni ibiganiro tugenda tubagezaho buri uko bukeye n'uko bwije. Ni ibiganiro rero byibanda kuri forex trading, cryptocurrency, ndetse rimwe na rimwe twibanda cyane no kuri P network, umushinga wa mining umaze igihe kirekire ariko ufite ahazaza aheza. Ni muri urwo rwego rero muri aka kanya aho tugarutse kugira ngo twongere twige forex trading. Ariko mbere y'uko dutangira isomo n'abateguriye uyu munsi, reka mbanze nongere mbashishikarize kuza muri groupe yacu ya WhatsApp. Umuntu rero utarayizamo rwose namubwira ngo ari gucikanwa cyane. Urugero, ku munsi w'ejo nigeze kubaha setup, ni ukuvuga ngo iyi groupe icamo setup buri munsi. Nabaye setup ya gold, vuga nti iyi gold nigeramo hano iraza kuzamuka. USD Swiss yo nari nayivuzeho, nayo yaratumbagiye, ubwo ko bayikoze congratulations. Gold yacu rero urabona yageze muri ya zone ihita izamuka. Ubwo rero wowe utaraza muri groupe yacu, reka nkubwire ngo uri gucikanwa cyane kuko ni byinshi ushobora kungukiramo, anariko abanyeshuri bacu bakomeje kubikuza mu ma prop farm account yabo, bakomeza kubona za payout certificate. Ubwo nawe ushaka account ya prop farm muri Lionheart ushobora gukoresha iyi link, aho uzagabanyirizwa 5% ku giciro cya konte ushaka kuba wagura. Reka rero tunyarukire ku isomo ryacu ry'uyu munsi. Nanone turakoresha telefone. Okay, ikintu rero tugiye kwiga muri aka kanya ntabwo ngiye kubigisha smart money concept, ahubwo ngiye kubigisha strategy nshya maze igihe testinga, ariko nyuma yo kuyitestinga nkabona ikora, nariyo mpamvu nyibazaniye kugira ngo namwe mube mwayigerageza murebe ko mushobora kuyibyaza umusaruro, cyane ko ari strategy uzajya ukoresha buri munsi, uzajya uyikoresha buri munsi. Iyi strategy rero turayita, reka tuyite cyangwa se uko yitwa, ni ukuvuga ngo ni kando imwe uba ugiye kwigaho. Iyi kando rero iba yakoze icyitwa range. Urugero ni iyi, buri kando yose iba yakoze range, ni ukuvuga ngo iyi kando ya bearish makinze hano, ni ukuvuga ngo muri iki gihe kingana n'isaha, ahangaha muri iki gihe kingana n'isaha yari irimo iranging. Iki kintu riba yakozemo hano kiba gisobanuye byinshi, anaricyo tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya. Mbese strategy yacu reka tuyite candle range theory, ariko ibi tukaba tubikora muri session ya London. Ni ukuvuga ngo ni candle range theory muri London session. Ikintu cya mbere ukora iyo ugiye gukoresha iyi strategy, ubanza guhindura time zone ukayishyira muri New York time. Ukuntu urabikora, urakanda muri iyi mibare hagati utinzeho. Niba ukoresha telefone, niba ukoresha computer, urajya urakanda right click, ukande muri settings, ugenda ufungure session breaks. Urashyiramo session breaks, iyo ukanze hariya bihita biza. Hanyuma nanone iyo ukanze hano ugatinzaho haza time zone, ubwo tugiye gushyira muri New York session, muri New York time. Ngira ngo urabibona, muri New York time ni UTC-4. Iyo niyo step ya mbere. Step ya kabiri, uraza kureba kando iba formed
saa munani. Ni ukuvuga ngo London session tugendeye kuri New York time itangira saa 7 ikagera saa 11. Twebwe rero tugiye kureba kando yabaye format saa munani. Kwiritsa aka kantu kaba hano hasi kaba kerekana n'isaha, ngira ngo urabona London session yatangiye saa 7, hari kando yaje kuba saa munani. Iyi kando ya saa munani ya bullish niyo dukeneye. Iyi kando turayicaho uturongo tubiri. Wibuke turi muri CRT cyangwa se candle range theory. Iyi kando ya saa munani niyo kando dukeneye. Okay. Kanakoreka tugashyireho neza kugira ngo tuze kubona result imeze neza. Okay. Yala. Telefone iragorana ariko n'ubundi itanga result imwe na computer. Ufite computer sawa, ariko nawe udafite telefone, nawe udafite computer, ushobora gukoresha smartphone yawe nta kibazo. Nayo mpamvu muri iyi minsi ndimo gukoresha telefone, kandi ubusanzwe twari dusanzwe dukoresha computer kugira ngo tubone ko byose bishoboka. Hanyuma umaze kumakinga kando yawe saa munani, hano icyo utegereje kureba niba market irakora liquidity sweep kuri high iriya kando cyangwa se kuri low iriya kando. Nkuko bigaragara, ngira ngo urabona ko market nta kindi yakoze uretse gusweepinga hejuru. Iyo market iri sweepinze hejuru, uba uri guteganya gukora iki? Uba uri guteganya guseringa. Icyo uhita ukora, ujya muri lower time frame ukajya muri time frame y'umunota umwe. Ngira ngo urabona ko market yasweepinze hejuru. Biragaragara. Ubu hano icyo tugiye gukora, tugiye gushaka sell opportunity. Hanyuma ngira ngo iyi kando ya saa munani irangiye, twese tugera saa 9. Hano hantu ha saa 9 reka mace akarongo gahagaze. Yego. Urabona saa 9 nibwo kando yacu yari irangiye. Saa 9, iyo saa 9 zigeze haba hagiye kubaho power of 3. Narayibigishije power of 3 ni accumulation, manipulation na distribution. Accumulation ni igihe market biri kurenjinga. Manipulation ni igihe habaho manipulation nyine bagakora liquidity sweep hasi cyangwa hejuru. Haba hagiye gukurikiraho icyitwa distribution. Habanza accumulation, hagakurikiraho manipulation, hagakurikiraho distribution. Ahangaha rero accumulation ibaho ryari? Accumulation ibaho kuva saa 9 kugera saa 9 n'igice. Reka ako kantu nako tugashyiremo ka box. Kuva saa 9 kugera saa 9 n'igice. Okay. Ngira ngo urabona neza aka kantu kari muri saa 9 n'igice, ndetse na hano karaturuka muri saa 9. No kuvuga ngo saa 9 ntabwo turacuredinga kuva saa 9 kugera saa 9 n'igice, ndetse no kuva saa 9 n'igice kugera saa 10 zuzuye. Kugera saa 10 zuzuye tuba turi muri cya gihe cya manipulation. Twe duteredinga mu gihe cya distribution. Ahangaha rero nakuvuga ngo igihe cya manipulation cyo kibaho kuva saa 9 n'igice kugera saa 10, noneho kuva saa 10 kugera saa 10 n'igice. Kuva saa 10 kugera saa 10 n'igice nicyo gihe cya distribution, anari cyo duteredingamo. Reka turebe ko hano rero turahabona confirmation. Ntabwo aka box nari nakagejejeyo neza, ariko ntacyo wowe uzakagezeyo neza. Ariko ni witegereza, ngira ngo urabona igihe cya distribution kigitangira
ku isa 10:02 habayeho liquidity sweep. Iyi liquidity sweep rero kuba yakoze sweep kuri iyi kando yabaye ndende ikagera hejuru, ibi ngibi byayigize twe dutegereje icyitwa single candle order block. Iyo nayo twarayize kuri abantu tujya twigana ku cyumweru murayizi. Icyo utegereje ni indi kando iraza igafungira munsi yayo, iyo kandi imaze gukora liquidity sweep ngira ngo nkingi urabona yafungiye hasi. Icyo ukora rero umakinga ya kando yose ugategereza ko market iyigarukaho ukabona kwinjira iki isoko. Ngira ngo rero nkuko bibona umaze kubona single candle order block yawe, market yaje ikora retest. Ahangaha rero niho hari entry, stop loss kajyara hejuru. Ngira ngo stop loss urabona ni pips 0.5. 0.5 nuko ngo bitanga risk to reward ratio ihambaye, hanyuma TP ukayifatira kuri hasi kuri sell side liquidity ya accumulation phase. Ngira ngo urabona yahise ritanga risk to reward ratio ya 4.88. Nuvuga ngo ntabwo wemerewe kwinjira isoko nyuma ya saa 10. Ushobora icyo kora, ushobora saa 10 zishobora kukugerera aho ririmo, ariko ugomba kuryinjira saa 10 zuzuye. Saa 10:15 nyine ntabwo wemerewe kuryinjira saa 10:15 kuko twamaze kubona ko distribution iyo ihera saa 10 ikagera saa 10:15. Ubwo amasaha yo gusize nta setup urabona, icyo gihe ubivamo. Reka turebe urugero kuri USSAT. Ku bantu bari muri groupe muzi ko nayo dukunda kuyitradinga USSAT. Okay, ndahita ngera muri time frame y'isaha imwe. Ubwo uru n'urundi rugero kugira ngo isomo ryacu rize kumvikana. Nanone turareba ya kando ya saa 8. Kando ya saa 8 ni iyi ngiyi, marking high yayo ndetse na low yayo. Hanyuma icyo urakora urategereza low ibe swept cyangwa se high habe yo liquidity sweep. Ariko nkuko ubibona urabona market ya sweepinze hasi. Angahe rero urahita wigira muri time frame y'umunota umwe. Time frame y'umunota umwe. Hano icyo tugiye gukora nta kindi uretse kureba accumulation, manipulation na distribution. Accumulation nkuko nabivuze itangira saa 9. Ikarangira saa 9:15. Saa 9:15 zageze market iri aho. Okay. Aha ni accumulation kuva saa 9 kugera saa 9:15. Hanyuma hakurikiraho manipulation yatangiye saa 9 ikageza saa 9:15. No, yatangiye saa 9:15 ikageza saa 10. Saa 10 zuzuye. Okay. Aha. Manipulation irangiye hakurikiyeho distribution, uretse ko nayo yaje ikora sweep. Yaje ikora sweep. Maze gukora sweep hariya tegereze neza, hano yise ikora change of character. Okay. Byamenye iriya lower high nk'ikimenyetso cya change of character. Hamaze kubaho change of character rero hano nta zone yo kwinjiriraho yari ihari, ndetse n'ama single candle order block ari hano yari yamaze kuba mitigated. Aho kwinjira hari hahari, ariko iyo nta bwinjiriro ufite utegereza ubundi. Ngira ngo nibitegereza neza hano dufite
single candle order block, liquidity sweep, indi candle irazifungira hejuru. Icyo gukora no kumakinga iyi candle ugategereza ko market iza kuyikoramo retest, ubundi ukinjira. Stop loss ukamakinga sure ko iri munsi hano munsi ya low. Take profit ushobora gufata nkuko twabivuze utegetinga ya accumulation kuri buy side liquidity cyangwa se sell side liquidity. Iyi ngiyi rero nayo yavuyemo risk to reward ratio ya 4.83. urumva ko ni reward imeze neza cyane. Ibi ngibi wabibona no kuri Nasdaq naho byabaye. Iyo ni strategy ushobora kwifashisha mbere yo kuyikoresha, ariko ukabanza ugakora back test, kuko ushobora back testing ukabona no gukorera. Ariko mba nabaye ikintu nabashije kuba nagerageza kandi mba nizeye ko kizabakorera. Iyi rero ni strategy ikora umunsi ku munsi. Reka dusoreze aha ngaha, ariko nkubwira ngo niba utarakora subscribe iki nicyo gihe, kuko iyi YouTube channel izaguhereza ibintu utigeze usanga ahandi, cyane ko aya ari amasomo ntekereza ko ari twe tunayatanga twenyine muri Rwanda, kuko abenshi bakunda kuyagurisha. Yego natwe tugira mentorship program iri premium, ariko tugerageza no kubitanga for free. Udukurikira no kuri YouTube channel rwose ushobora kuzabamo umutrader umeze neza cyane. Reka nsoreze aha ngaha mbabwira ngo na Jet, bye bye.